Putin ni umusirikare w'igihanganye, ni umusportif ku rwego rwo hejuru, ni n'umuperezida utapfa guhubuka. Wenda bitandukanye nuko wumva ba Trump bakora ibintu byo guhubuka. Trump ibyo yakoze n'amarore. Kuko buriya perezida uramuka umuperezida w'umuhanga, kandi ntago afata umwanzuro nka perezida wenyine gusa. Afite abandi bajenerali bakomeye bavuga ari kijyana, ndetse banarusha Putin imbaraga. Wenda abantu benshi bumva Putin akavuga ngo Putin egara Uburusiya, ariko buriya Putin ubwina afite izindi imbaraga, afite abandi bantu, ariko akaba n'abandi bakorana ku rwego rw'umutekano. Wara kugira ngo mbe Putin buriya ikintu cya mbere yizera ni kimwe kuruta ibintu byose, yizera amakuru. Yakizera ubutasi bwe, kandi iyo arimo arakora ubutasi mbere yuko gutera arabanza akagutata akamenya ifite ikihe kibazo, amahise amakuru akagutera amakuru yawe yose yaje. Bitandukanye n'abandi bantu benja mu ntambara. Wenda tugiye tugaruka kuri perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron we ni diplomasi aba yikinira gusa, ntago wenda ibintu bijyanye na politike cyane ntago abyumva neza cyane, mu bijyanye n'intambara ntago abyumva neza cyane. Ariko uriya perezida amakuru yose aba ari ku murongo, ubutasi bwabo buri ku murongo kugeza ku rugamba. Abavugana n'ushinzwe urwo rugamba amenya ati amakuru ameza bimeze gutanga ikitagera ni iki, ikigera ni iki. Amakuru yose yamenyera kugira isaha ku isaha bafite. Aho no Putin aberaka n'abandi bajya mu ntambara akazaguha amakuru haciye icyumweru, amakuru yamenya ako kanya direct. Nimba arama ati nimba mu mujyi wa Kivi turi kurwana, turi kurasa, dushaka kuwufata, bimeze gute akanya ugasanga ibintu ari kubikurikirana cyane. Niho Putin aberaka. Noneho kugira ngo wumve uburemere bwa Ukraine n'Uburusiya, yego byose n'ibihugu bifite intwaro zikomeye zose, zakiri byo ko urumva zikomeye, material yo kuzikoramo, bifite material, abahanga kabisa, bose n'abahanga mu bijyanye n'intwaro ko barabanye barabizi. Kuko n'ubundi nk'abavandimwe rega n'ubundi kuko n'Abasoviyeti basenyuka hasigaye intwaro nyinshi cyane zasigaye muri Ukraine. Ukraine yazigumana, ariko nyuma yayo kuzitanga izisubiza Abarusiya ko bari gutandukana. None kugira ngo bumve neza uburemere bw'ibihugu byose, intwaro zose z'Abarusiya, Abarusiya izo bafite, Abanyakenya izo bafite ni 10%. 10% gusa Abarusiya, kandi bari Abanyakenya nta ntwaro za kirimbuzi bafite, habaye intwaro za kirimbuzi. Nta bwato bw'intambara bwajya mu nyanja ngo bahangane, ntabwo. Ukraine rete kumva ngo wenda irashyigikiwe gusa, ni nayo turuferishaga Ukraine, kubera ko mbere yuko baninja mu by'intambara niho hantu Ukraine yiyumviraga ati nimba Amerika mbega iri ku ruhande rwacu, nyika ko ibintu ari ibyo tuzayisira ku buryo bwose. Kandi Uburusiya ibyo byose waba ubibara. No kugira ngo wenda wumve uburemere bw'Uburusiya, urumva ko iyi ku gisho 10 mu ntwaro, ariko ubwo tuvuga intwaro zisanzwe, ntabwo tuvuga ntazigira kuko Abarusiya barazibanza. Nizo bari bafite muri Ukraine, abari bafite telekomande yabo na kode yayo ni Abarusiya. Uza ngo nta ntwaro ntibayirasisha, badafite kode yayo, kuko mu gusenyuka kwabo amakuru yayo, kuko bafite na Putin n'abandi basirikare ba hafi bafite amakode y'intwaro za kirimbuzi. Uza ngo rero haza kubaho ikibazo cyo gusa nkaho Ukraine ishatse gushaka kwiyomora ku Burusiya. Kuko Uburusiya bwo bwafashe iminsi ine ku Ukraine zaba bayifashe yose bafashe Uburusiya, bafashe Ukraine yose. Kandi kuko byari no gushoboka nuko hajemo imbaraga za OTAN n'ibyo byo mu Burayi cyane, kubaha intwaro bagenda basa nkaho birwanaho bana bafata abo bati. Noneho Ukraine ubwayo mu gusenyuka kwayo urumva yari maze kugira formule muri OTAN, yari maze kuzifite. Noneho ikintu Abarusiya batihanganiye ni ukumvikana ko Ukraine bigiye kujya muri OTAN kabisa. Noneho ikintu cyatunguye isi muri rusange nuko muri cyagiye bari bashaka kudiringa ngo bajyane amasezerano. Amerika yarazi neza ko
abarusiya batazatera Ukraine nta kibazo kuko ibintu byatunga isi yose ni ibintu kabisa kandi nabyiteze ko ibintu bizaba kuko twari tuzi ariko abarusiya bo bazi ko nta mikino byose bitangira ari brage bikangira ari byafashe indi ntera abantu batinyi ubwo mu gihe bahuye gusanga ko Ukraine ishaka kujya muri OTAN Ukraine yemeza kubisaba ariko ibi byose amakuru yose twarasobanukiwe neza ko Polonye ariyo yaganirije Ukraine kugira ngo yajya muri Ukraine kugira ngo igihorana amahoro kuko hari intambara yigiye kuba yo gufata ubutaka muri 2014 yego murabizi ko mu butaka bw'abanya Ukraine hari ubutaka bwatwawe n'abarusiya bamwitaga Crimea yego ni ubutaka twakita nk'intara ya Ukraine bita Crimea iri mu majyepfo nkeka ko nenda ariyo mpamvu bashobora kuba barabwiraga Ukraine ati uramutse imbere ugiye muri OTAN ibibazo nk'ibyo ngibyo ushobora kuba warahuye nabyo ntabwo byakongera kuba binabaye na ngombwa rwa ubutaka mwatakaje mushobora kuba mwarasubirana kugira ngo umuntu aramutse nenda kubwira nka gutyo ati we iyunge kuri twebwe ibyo watakaje bishobora kuba byagaruka cyangwa se nta n'ikindi cyose ushobora kuba wagirangira ko niyo mpamvu Ukraine nayo yumvaga ko ari ibintu ushobora kuba byanayorohera cyane noneho icyo gihe yagiriwe inama na Polonye cyangwa Poland yagira inama Ukraine ko ije kiyunga kuri OTAN yagira izindi imbaraga ntigahure mu ntambara n'abarusiya noneho Putin aza kumva ko Ukraine y'impamvu gusa gushaka muri OTAN noneho avuga ati OTAN ize nyegere ejo bundi nakiramutse na Amerika muri Syria none nyegere nta kibazo noneho bikakomeza guhwihwisa none aravuga ati tujyanye amasezerano ntabwo nemeye ko Ukraine igiye ngomba kujya muri OTAN Amerika nati OTAN igomba kuyijyamo n'abamemba ba OTAN ko OTAN igizwe n'ibihugu 30 avuga ati NATO igomba kujyamo ntabwo abarusiya bategeka igihugu mukibuze umuryango kujyamo ati nta kintu muvuze ko mwabuze uko cyajya muri OTAN kujya kirigenga kigomba kujya aho gishatse ati nuko bimeze avuga ati ntabwo nzabakundira je Putin ntabwo nzabakundira noneho watanye kubifata nka brage bagira ngo bantu kubeshya hari cyangwa se bagira ngo Putin wenda ni umunyabwoba kuko na Amerika bikoze kugira ngo ibanze yiseye Amerika niyo mpamvu bateze gusinya bagira ngo banze biseye barebe Putin afite imbaraga zingana iki reka tube tumugerageze turebe ko hari icyo azakora avuga ati tumucokoze twabona ntacyo akoze tuzabona ko tutisinyisha ibirangire noneho batunguwe nuko muri cya gihe barimo bitegura buriya Putin yarimo yitegura ko buriya bihugu bya Syria igihugu cya Ukraine n'Uburusiya ni ibihugu bikunda kugira ikintu cy'urubura cyane ariko Putin akareba akavuga ati ntabwo ninjiye mu ntambara ako kanya ninjiye mu ntambara ako kanya mu gihe cy'urubura haracyoroshye niho horoha intambara ishobora kuzangora reka igihe cy'urubara kimeze neza ubutaka bukomeye rero tunyuzaho n'intwaro zacu kuko bakoresha ibifaru za burende bagakoresha n'indege mu ntambara avuga ati ku butaka bizaturuza uretse ubutaka busa nk'ubukomeraho gato bizorohe tuzinjire ku butaka neza Putin ni umunyamibare kabisa avuga ati kuko we ikintu yabanje gukora mbere ko ajya no gutera iriya Ukraine yabanje kuyikikiza imipaka igera kuri imipaka ine yose ayikikiza hasigaye umupaka umwe gusa kandi umupaka umwe yarasigaranye nabwo no kuri Polonye bivuga ati Polonye nabwo kuko mu mategeko y'intambara bagomba gusiga irembo wo guhunga bakabona aho yinjira noneho nabwo biriya Polonye impamvu yayisize ahanini nuko ari igihugu kiri muri OTAN avuga ati kubera ko kiri no muri OTAN ntacyo bitwaye n'abasivili abantu bahungira n'abasirikare bo nabo bahungira iyo bahunga igihugu kigifata ku buryo bworoshye ko ntabwo hatari igihugu ngo gitangatange hose gifatiremo hagati noneho kuko yafashe iminsi igera kuri ine kuba iyo Ukraine tukagifite mu maboko ko yari imaze kuba gushyira ingabo zigera ku 190 zari ingabo ziri active kuko wenda no kugira ngo mubyumve neza impamvu ubuso bwo gutsinda Ukraine tambi cyo Ukraine ifite miliyoni 1 n'ibihumbi 90 by'ingabo gusa mu gihe Uburusiya bwo bufite miliyoni 2,900 by'ingabo noneho bari mu kazi b'abanya Ukraine bari ingabo zigera ku 200 nizo ziri mu kazi
mu gihe Uburusiya umujana mu cyane bari mu kazi ariko bitavuze ngo n'inyuma hari hasigaye izindi ngabo zishobora kuba zatera zifasha zazi izo zandi zikikije imipaka gusa kugira ngo bavuga ngo pa bahita binjira mu ntambara bakore pe bahita binjira mu ntambara ako kanya noneho ikosa Amerika yakoreye Ukraine ducyangaha ari ikintu cyanagaje hari amakuru agenda asohoka mbega bakimurira ibyo byakavuyo